Yo. Okay. Agafilimi kacu nuko gatangiye. Afande wacu yateretse baga hano. Ari kuri telefone kumba ko kanya. Igisitati cyacu cyese gitura ya bage kijugunyira nde? Kijugunyira Riri wacu. Riri wacu nawe nta gutinzamo yahise acapa mugu muri ubwo buryo arakarenga. Wana igisitati gisigarana na Afande hano rero sasa. Afande wacu rero nawe nta gutinda abasoje koru. Ako kanya gufata bage ngagende arayibura. Wana ahita agwa mu kantu rero sasa. Afande wacu byaramucanze. Hey. Tarota cyangwa afande wacu byaramucanze isi mwikaragiraho ibaga yanjye ko nayo nyiteretse hano isi jya hakakanya yitegereje kino gisitati kiri hano. Wana dapfuye ho gacwa we. Hey. Afande Steve wacu ntabwo ari kubyumva. Wana Hey, ngabo rero sasa kumbi barakwereka igitwaye bage ngiki aho kiri gucapa mu gukerekeza kirirukanka cyane ngo uzazurebe. Afande we kurundi ruhande byamucanze ko ibage yanjye nayo nyiteretse hano isi jya hekwiri ntabyumva neza. Afande Sitevo utereka ibage agiye ari ku rugi ngajye gushakirayo igisitati cyese giterwa ya bage. Afande wacu guhindukira abona igisitati kirerekeye rero sasa. Afande wacu ahita kirya inyome ko ngabo rero sasa kumbe watwaye bage nguwo arakirukanka ngo uzazurebe arirukanka byo. Wana kumbe barakwereka igisitati cyacu nacyo cyaraje cyihuta. Igisitati cyacu cyaraje kinyuraho muri ubwo buryo kumba Afande nawe ntabwo ari kure cyane nawe yakurikiye nguwo. Wana dore igisitati cyacu kiriruka ngo uzazurebe rero sasa. Wana cyarakarenze Afande nawe wacu nikatunguka ngabo rero sasa nawe ariruka rero sasa. Wana kumbe barakwereka ku rundi ruhande rero hari umuyede wacu uwitwa Rudomoro yagarutse ari umuyede mwiza. Yakuye amaboko mu mufuka. Ako kanya ni mu travaye rero hari wamunyuzeho muri ubwo buryo aramwitegereza uri arasazi cyangwa Rudomoro wacu niko yavuze. Wana byaramucanze. Wana ariko bira ntabwo bindeba reka nikomereza itaravaye. Akiri muri ibyo rero igisitati cyacu nacyo cyaraje fast yakirukanka cyane kimucaho kirakarenga. Ariko se bano bari mu marushanwa cyangwa habaye atletisme cyangwa ni marato internationali nari kubyumva neza. Kumbi barakwereka cyane cyacu cyazamutse hano kuri escalier muri ubwo buryo kihuta kiraza fast nk'abandi baginga bose. Kumbi hasi uwitwa Rudomoro wacu yatangiye kubyibazaho cyane gusa yisubiriye mu kazi. Akiri muri ibyo rero kumbi reka bakwereke hano uwazamutse w'igisitati nawe ari kwihuta cyane kuri esikariye. Ngabo rero sasa yaraje nawe aritsimba kumba Afande wacu nawe hasi yarahageze. Wana ntabwo bari buncike ye. Yaraje aramubaza tese nta bantu mboneye birukanka. Reka ntabwo mbonye da. Cyaramuhakaniye kandi cyababonye rero sasa sinzi impamvu kimuhakaniye. Ukurikira unarebe uraza kumenya impamvu ya byose. Afande wacu yararungurutse hano hose. Afande wacu arikomereza uwo muri ubwo buryo. Wana kumbi kino cyaraje kirunguruka Afande muri ubwo buryo ukagenda. Uko kimurunguruka barakwereka uwitwa Riri wacu yaraje ahita afungira feri hano nk'abandi barara bose. Wana kino cyo hanze cya Rudomoro cyacu nuko cyitegereza Afande wo gacwa we kirangije kibonye arenze gisubira inyuma porampora nacyo kigira gute kinjira mu nzu muri ubwo buryo ndandani. Wana kumbi uwitwa nde? Uwitwa Riri yatangiye ku checking bag. Ako kanya rero igisitati cyacu nacyo cyese kihagira fast. Wana ndakwimeye cyane urihuse. Ngabo batangira kureba ibiri mu bage kumbi basanzemo amafaranga. Wana kumbi uko bareba ayo mafaranga rero sasa Afande wacu ku yindi kote ari gushakisha abaginga bamukokoye. Ari kubashakira hasi kumbi abaginga bo bazamutse hejuru. Barakwereka uwitwa Rudomoro nawe yazamutse esikariye muri ubwo buryo. Wana ajya guhagikisha icyo bari abaginga bazamutse hejuru gukora n'ikibirukankana. Ngabo rero sasa Afande wacu we hasi byamucanze aracyashakisha ariko sinzi arababona cyangwa uko ashakisha hasi rero ni nako hejuru. Wana basanzemo amafaranga menshi cyane. Wana amapinda gusa
Rudomoro nawe aracyazamuka muri ubwo buryo yitonze, nawe n'umurara rero. Sasa Rudomoro wacu araza muri ubwo buryo yitonze, uko aza yitonze hasi rero bakakwereka afande wacu nawe ari kugenda ashakisha, uko ashakisha bakuzamura hejuru bakwereka babaginga bibye afande. Wana inote bari kuzibara uzave kubiyi myaka ngabo rero. Wana ni amafaranga menshi, ni amapinda kuko nguzaza urebe. Kumbi Rudomoro wacu yaraje abatungukaho. Wana ahita aza fasta abona bari kubara inoti. Nanjye ni mumpe mwana. Wana bahise bazifata wa muginga we. Nababonye sha. Okay, ntago tuguhaye. Baramuraburije. Kumbe afande hasi wacu we aracyashakisha, gusa sinzi ngo arashakisha babone cyangwa se arababura. Ukurikira unareba akantu ku kandi. Wana muranyi myereka nje kubaraburiza. Ugaruka sha urajya kutubaraburiza kandi ngaho akira. Oya mumemeshisha ngaho akira ipinda. Okay, aho ni sawa. Noneho turebere kari kuza. Yenda hari uturebere. Kumva ko yakagiye kubarebera. Uyu yaraje ahita mufatira inyuma. Igisitati nacyo kiraza kita kimwambika umugozi. Nabacuyi sana. Afande wacu hasi we aracyashakisha muri ubwo buryo. Ukurikira unareba akantu ku kandi ntagira akagucika nyaboneka. Anakongera ngo gukora subscribe ni ingenzi cyane. Wana afande wacu aracyashakisha. Uyu nguyu rero baramuziritse, bamuzirika hano ku rwego ngabo rero. Sasa igisitati cyacu ndetse no bitariri wacu bakuzirikiye uwitwa nde Rudomoro wacu baramushumitse ngo uzaza urebere. Sasa wana baramuziritse bya nyabyo. Afande wacu we hasi aracyashakisha. Aba nabo baramusoje wa mugingo we ndazanongera. Aba rero barasoje, barangije bafata amabaga yose bayamushyira imbere ngabo rero. Uzave kubiyi myaka. Wana zana na yandi nari nguhaye sha. Iki nacyo kiraza kirongera nayo kirayamusaka kirayamutwara. Muri ubwo buryo barasohotse baragenda. Wana uyasigara hano bamushumitse. Ibi byaramanutse muri ubwo buryo ngabo rero. Sasa afande we hasi yashakishije yahebye ngabo. Bino biramanuka byitonze riri wacu. Afande wakomeza kugenda ashakisha. Afande yarazamutse rero. Kumbi cyariri cyacu cyaraje kita kimusifura. Wana afande samahane kidogo kabisa ngabo rero cyarazamutse rero. Muri ubwo buryo afande wacu yarahagaze. Nuri gushaka umuntu wagutwara ibage. Niwe ndi gushaka sha. Ari hano hejuru rwirongeye kumukwereka. Wana cyagiye kumumwereka. Kumbi mubyibuke neza nibyo byamushumitse bimutereka amabage imbere. Amafaranga mwibuke nibyo byayatsindiye ngabo. Cyariri cyacu cyazamukanya afande kigiye kumwereka aho umuntu ari ngabo rero. Sasa ni hano hejuru adafande niho ari kabisa, namwiboneye. Wana barazamutse kandi munabyibuke neza ko afande wacu akoze ikosa rya komando. Mubyibuke neza. Ubwo rero umva gufashe nta hantu wamucikira. Afande ari hano mu cyumba ngabo. Baraje rero bitonze. Wana afande guriya. Wana afande yisaza areba mu baga yitonze. Kumbuka rero mu bage cyariri cyacu cyese kikarenga mwakibonye. Wana afande mukureba mu baga yitegereje abura amafaranga ye hose. Wana nabyumva neza amafaranga yanjye yagiye hisho. Rwose nta mafaranga yawe natwaye. Wana urushyi rwiza kandi rw'inzobe yahise arurya. We urashaka kumbwira ngo amafaranga yanjye nayo wajyanye sha? Urayama byanze bikunze iki yaraziriye. Uwitwa Rudomoro wacu nyamara ararengana. Mubyibuke neza nibiriya bihungu byayatwaye. Wana afande yahisaza aramushumukura fasta nk'abandi bafande bose. Ukurikira unarebe rero. Sasa uwitwa Rudomoro baramushumukuye rero. Wana afande aramufotora mukomeza cyane. Afande rero afite n'ikono rinini cyane. Wana nta hantu wancikira ngwino nkujyane. Nta kindi cyabayeho rero. Afande yafashe umuginga aramubangatana muri ubwo buryo aramutambikana. Icyo bita gutambikana umuntu. Wana ni nako agafilimi kacu kageze ku musozo wako. Nyaboneka reka mbabwire nimwirinde kwiba nta keza kabyo. Ikindi kandi ibintu bisa nk'ubujura mu bigendere kure ngabo rero. Reka mbabwire ni abo twabanye Imana nibande biri cyoro kinabakunda cyane. Ciao ciao.